sha narembye nyine. Girlfriend warwaye man. Bazwaye warwaye izina ry'Imana. Warwaye? Semana wafashutwe ubundi wafashe byari wabyagenze gute? Kadobi wagera kuri rutazi n'uwapfuye ko. Ngo nagize? Tambira kutarwaye. Ahubwo ibi bintu ntabwo bizanacamo. Byo kurwara man. Mwana urakabesha. Man reka wanatse. Ubwo muri mwe mikino ubundi. Uzi kurwara ukuntu bivuna? Yebaba. Urana wabaye. Ntabwo urwaye? Rwara ho gato wumva. Rwara ho wumva sha. Oya banzo ke urwaye. Rwara wumva. No, biriya bishingiye byose bagiye kuzana babuti ibibazo uramutupfuye. Ku kibuno se? Reka nawe. Uramutupfe nagondagura ubuse nazabwira ngo iki mu rugo baramutse gutera gishinge ugapfa nka ubundi. Oya gupfa ntabwo. Ubundi ibi byose biri kuva kuki? Noye. Kadobi nanye ntakiremo nabi muri. Uyu man. Hata nabi muri. Oya noye. Bazura mutupfa ko nakudimbagura koko. Ntabwo urwaye? Zero man rega n'uyu. Oya ntabwo yematera ndayihisha mama nayizana. Ntubizi se? Nawe uri gukina mama wawe. Ngo bararuntera mu kimbo bararumutera mu kimbo cyane. Manze mumbwire ubundi ukuntu gahunda zose zimeze. Ubundi wagiye kurwara bivuye ku ki? Wenda haza kukubwira. Ndabona ntabyo kujya ngo nguha amasheke reka mfite ngusevingira kuri umwe ntacyo bitwaye sibyo? Nta kibazo we. Ego twarabanye sheri ntubizi? Sha, umva yanyereje kabisa. Ahita mba mu nzu ya Veni. Yas. Tanyara kugura agapataro agakweta. Sawa kabisa. Okay, gusa ndabikoze nyine. Ako ntabwo uraza kuvuga ngo baraza kunkata nawe yankirira. Byose nabikoze. Kabisa. Sigaye nzakurebeho. Uzajya usirimu kubanza uguremo style apa n'ibipantaro. Kurasohokana nyine. Urabanza ugende wigenze neza nurangiza uzabipanga. Nzagusura nyuma. Urasirimutse wabonye n'ahantu ho kuba. Uzaza hashizemo iminsi 2 reka. Ukare wowe n'ubundi wamfashije kugera mu kene homba. Iminsi 2. Iminsi 2. Ikibazo. Iminsi 2 oya nzaza muri weekend. Icyo Nta bitwaye? kibazo. Sawa rero. Ntari bito. Okay, ndabizi wowe wagenda nanjye ngukomeza. Hagire nyine Uraza ko yanyohereza. Wayohereje? Nayohereje. Nta message urabona? Kande balance da. Reba balance. Asanga nawe agiye kuntuburi. Aya ntabwo urabizi ko. Urizi se? Sawa. Ntuyabonye? Umuntu w'umugabo. Ahubwo we ryama mu kanya mama ataza asanga wicaye gutyo ubura karyama. Agira ahubwo nakurasa umugeri cyane. Kadobi we tugende ndaza kukubwira story zose ukuntu zimeze nabi. Ariko kurwara biravuna man. Ryama ariko. Araje. Bemba. Biravuna man. Akira foto. Fotora. Je ngufotore. Fotora. Aho kumva mubwire. Liza. Wibuke gahunda njye nawe dufitanye, sibyo? No, nakanyura yibagiwe. Gahunda se tugira nuko ari nyinshi. Gahunda yo gushaka ababyeyi. Ndayizi. Nshimye yuko ubizi. Ariko icy'ingenzi nta muntu n'umwe ukwiye kwizera. Ndabizi abakobwa mugira amarangamutima menshi. Hari amakuru usaba ufite? Wowe ikintu nkubwiye nyine ku makuru mfite nta muntu n'umwe tugomba kwizera. Habe n'inshuti yawe ya nshuti yawe magarana ntuzayizere ngo ugire ikintu kimwe itangariza. Yego boss. Ubwo byumva ugumeze wikarage hano wikaraga ubyibuka ariko nta muntu n'umwe ufite wo kwizera uri kumva. Nawe ndabizi. Ndakunonitse wabona uzabikora. Cyakora baratangaye. Wagira uzi ko wagira ngo n'amakuru wari ufite. Gisela. Wino hano dutwike stati. Tifashite. Iyi foto rero. Nkunda amafoto mari neza. Njye nkunda amafoto kukurusha. Njye nimba uzi ko utamfotora neza simbyemera. Gomeo siko we nafatira najyaga mbakumbura. Na bwa bugoryi bwose twajyaga dukora. Nari mbikumbuye byatari. Wakwereka Kadobi. Njyewe ubwanjye. Byari byararenze urugero. Shanjye ntiwareba. Narashize. Najyaga nicara ngatekereza ubugoryi bwose ubu muri gukora ndahari numva ndahakumbuye cyane. Wari waracitswe ahubwo. Uretse gato Gomeo. Nibagiwe shaka mana nicaye neza. Ntabwo ugeze nsura ku ishuri.
ibuka ryabanga ntabwo wiruka kuma erega ikintu cyo kurimanura kubwiyo mpamvu rero ntiwasuye inzara yari inyishe ugomba kumpa amafaranga yo 200,000 kugira ngo mbanze niyo ndore inshuro zose utansuye numve meze neza bitari ibyo ndabivuga fotora sha umfotora foto nziza seka nyine neza pe tuga posting umva Gisele genda umbwire Minyana asohoke ntabwo arangije kuvugana na mama yavuganye genda umubwire aze rero tuvugane ngende sata mubwire ararara ako Kadubi ahubwo reka nkubwire kise wowe reka nkubwire njye ntabwo nsaba byinshi ndi nk'Imana ngenda nyurwa uwo yagusabye 200 njye ni irake gusa 100 byonyine angahe 100 kugira ngo bitagenda ute bangari hishwe nanjye baba yameneze noneho mbahaye order Minyo nshaka kugenda kandi wambwiye ko wanshaka nagushakaga cyane siriza ko nta kintu uri kuntangariza kimeze gute kuri ya makuru nakubwiye ngo nyine urimo gushaka nimba utaramenyanye na wa muntu ku bijyanye n'urupfu rwa mama nta kintu muramenya nta na kimwe shariza nubimenye uzahita umbwira sezeranya ko numenya ko hari ikihishe inyuma ari njye muntu wa mbere uzaza kubwira ntabwo nabigusezeranye kubera ko ntabwo namenya amakuru ubure kubanza kuyabwira papa Charles mama nibo bambere babimenye uza wazambabariye mbere yuko mama bimenya ukabanza ukabimbwira ntabwo byakunda papa yamenye amakuru ntabwo mama yabura kuba yayamenya ase Minyo kubera iki ubundi uri kubishaka cyane kubimenya mbere yabo erega turi inshuti bayanumve ko hari n'ikibazo gishobora kubaho kongera icyo ngufasha ndabizi ko turi inshuti ariko pe uretse abo ngabo bazabimenya nta wundi uzabimenya imbere yawe numvaga nyine mama yabimenya nyuma yanjye mama Gisele ntabwo byakunda ubwo na papa ntiyaba yabimenya ko bikujyanye kure oya nta kibazo nyine kabigenda tugende muri saro ahubwo nimba tujyanirana tujyanirane nimugenda mu bivuge tubivuge rebe rero tubivuge yaba ari Kadubiri yaba ari wowe nta numwe mpa n'igishoro cy'icumi okay uramboye uravuga ngo nigende mvuge rero abanga ryari ndemereye ndivuga Kadubiri njyewe kubohoye genda urimene oya uyibagije amagambo se wavuze turara hepfo uzi yuko nibyo wari umaze kugenda byose n'igishoro bagwa bajya gushinga boutique byose ugiye gutubibura akakanya urabizi ariko nawe Kadubiri wajya ureka koko ko hari ahantu wazajya uyavuga ijambo nyene kumva urayama ntayo nguha niba utemera ko uzajya nguha bombo buri weekend ubireke ntayo nguha ubwo witeguye kubibura okay niba udashaka bombo uzajya kwirindazi witeguye kubibura Kadu ngagenda ubivuge ngo haye woda sawa ngiye ni irake gusa 100 y'amafaranga 100 si wowe urumva ngiye gusabye menshi ngo haye rugari genda ubivuge wibagije amagambo avugiye kuri phone hari hepfo ngende kugutega amatwi hakurikira ibanga hari record ufite okay ndaza kukwereka noneho rero ko record ntabwo ari ngombwa mu rugo bazi ukuri bazi ko ntiba genda ubivuge ahubwo ushobora kwibeshya ko ugiye kubivuga akaba ari ngiye bayashinja se iki se okay nta kibazo nugenda nanjye ndahimba iyanjye mitwe uvuze ko ari imitwe ngaho genda ariko ubwo ngubwo se waba uvuze gutyo nagufasha indi record se ubwo wabigenza ute ndakubwiye ngo nguhaye rugari genda ubivuge bite ngenda bivuge genda ubivuge nyine sawa kanze nkweri sicyo mbwiriza sikwana nta bwenge banabimvuga ako nta nshuti siko nta nshuti mfite kureka ndebe niba Kadubiri yaniva ese mwana wanjye rwose pe mbana na Gisele wanjye kandi nkurikije n'imyitwarire yawe rwose mbona uri umwana mwiza pe
maze rero nagira ngo nkwisabire akantu kamwe kandi ugafate. Urabona ko hari abantu benshi bagenda bagira ishyari ry'abandi, akaba ndi muri uru rugo hari benshi batabyishimiye, hakaba hari benshi batishimiye ko babaniye neza, kandi ubundi byitwa ko ndimo kaso. Kuri iyo mpamvu rero biragusaba kwitwararika neza, abantu bazajya bakuzanira utugambo bahwihwisa mukasi ibi n'ibi, ubirinde ndetse nunabamenya ujye usumbwire ngo twabaye umwe. Twabaye umwe, amaraso namwe, haje mu muryango wacu wanyu, mbese muri abana banjye. Ubundi se mami hari abo ukeka baza kuduteranya? Ntabo ariko ntibyanabura, nose abantu umuntu uri mugari. Reka ntisa baba babimbwira bahuye he tutaba duhari. Umuntu ni mugari, ntawishimirwa na bose, nta n'uwo ushimishwa na bose, ariko icyo kintu nyine ukimenye ko gishobora kubaho. Nta kidashoboka ariko ntabwo bizabaho. Sawa twitware neza mwana wanjye. Nta kibazo rwose. Urabona byose kontabilite kugira ngo turebe ko bihura n'ibiri muri mashini. Ibyo byiza nubwo bari abakozi, umuntu nawe ntacyo yabavugaho, ariko umukozi ni umukozi nyine, ugomba kujya uba maso. Tujye ku meza ahubwo. Mwahishije? Bateguye none. Nuko ni byiza uba nkamujije kare. Liza, Niki? uzi ko ya mafaranga 100,000 mubipakure mubishyire muri depo, ibindi tuzabivuga n'ejo. Umara kumwiyegereza maze kukwizera, urumva ko nta kintu azaguhisha, bityo tuzamenya neza uwo bakeka uri inyuma y'urupfu rwa nyina. Ukomeze umukurikirane cyane cyane, uzushakisha uburyo uzamukuraho amazina y'abakeka. Mbabarangiye ntuzanemo ibintu byo kuri ku mushinga papa wanjye. Si umushinga uri aho ngaho. Umushinga nicyo kintu cyane. Nta mushinga uri aho ngaho uri gusubiza umuntu inyuma mani. Umva kandi waho nabikuye si ngombwa, icyo nshaka nuko tubikurikirana havuyemo ibyaba mama n'abandi bose. Buriya biragoye kugira ngo buri kintu cyose ndi gutekereza nkimubwire, hari igihe mba mbona atacyumva. Mu mifuka sinifuza kubona y'amaboko cyangwa kubona ababire bikoreye amaboko, ni nk'urubyiruko usanga rukubitwa ibiboko ruzira kwiba inkoko. Ku munwa gushaka amakuru gusa ndayamushakira. Simane kano gashinga ariko ujye ubona uburyo kazadukizamo. Aho ngaho kari kugenda, kari kwinjira fresh wa kintu. Gusa nizere ko yafomo wayitsimbye neza. Ariko agakobwa mama yazanye aragafasha, ubwo gatumye ibi byose biba n'ubukene turimo.